Yesu ashimwe bene data muraho neza ngiye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana y'urukundo n'imbabazi, Imana igira neza, tunejejwe n'umwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima. Nyemera Mwuka Wera yende ku byawe ubwiru uhishe mu byo waduteguriye, yawe duhishurire ndetse anatubashishe gusohoza rwose icyo wadutumyeho. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatandatu w'icyumweru, ni nawo munsi usoza turi busorezeho inyigisho tumaze kino cyumweru cyose twiga, yari ifite intego yo kubaho ubuzima bwejejwe. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana dusoma turarisanga mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse, igice cya mbere murongo wa 5 tugeze ku wa 7. Urwandiko rwa mbere Yohana yanditse, igice cya mbere murongo wa 5 haranditse ngo, ubu nibwo butumwa twumvise bivuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umucyo kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Tuvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Imana tugirire neza, amen. Birashoboka kandi binabaho cyane ko umuntu ashobora kwitwa umukristo akanahamya rwose ko yizeye Kristo, ariko mu by'ukuri wareba ubuzima abayemo ukabona ni ubuzima butarimo kwera kw'Imana, ukabona abayeho ubuzima buri mu mwijima w'ibyaha. Ariko wabona ukuntu aririmba, wabona ukuntu akunda gusenga, wabona ukuntu akitwa murokore, nyine ukabona ni byiza, aranabishiringa, arabyambarira rwose, ntashobora no gusiba mu materaniro cyangwa mu masengesho, n'imirongo ya Bibiliya ukabona arayizi. Ariko kumenya imirongo ya Bibiliya, gukunda gusenga cyane, kubana n'abantu b'abakristo, kuba mu matsinda ya gikristo, mu magurupe yo gusenga cyangwa se yo kuririmba, ibyo si byo bihamya yuko ubayeho ubuzima bwejejwe. Ikintu cyonyine gihamya yuko ubayeho ubuzima bwejejwe ni uko ubwo buzima urimo nta mwijima w'ibyaha uba burimo. Imana tugirire neza. Kandi burya iyo watangiye kubaho ubuzima burimo ibyaha, ubuzima burimo umwijima w'ibyaha, wa Kristo uba uvuga yuko muri kumwe, wa Kristo uba uvuga ko wizeye, automatically baba waratandukanye nawe, kuko muri we nta mwijima na mukeya w'ibyaha uba urimo. Iyo wakoze ibyaha bivuze ngo uba witandukanije na Kristo, ukajya ku ruhande ye, ukajya kure ye, kugira ngo ubashe kubona bya byaha. Ntabwo umuntu uri muri Kristo Yesu akora ibyaha, oya, ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Muri yo ngo nta mwijima na mukeya ubamo, nta bintu by'utwaha dukeya. Ubwo iyo wakoze icyaha bivuze ngo wagiye ku ruhande ye, ujya gukora ibyaha. Imana tugirire neza. Muri Kristo nta mwijima na muke ubamo, ntawo rwose, birasobanutse, biri clear. Muri we nta mwijima na mukeya ubamo. Iyo yatubwiye ngo iyo umuntu ngo avuze ngo nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima, ngo tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Imana tugirire neza. Umuntu wese uvuga ko ari muri Kristo Yesu, umuntu uvuga ko yamwizeye, umuntu uvuga ko yamwakiriye, ariko agakora ibyaha, uwo muntu aba ari kubeshya, ntabwo aba agifatanije na Kristo. Hari ukuntu aba yaritandukanije nawe, akanga gukurikiza ukuri, agakora ibyaha. Dufate urugero, umukristo wenda wariganije ibigendanye, wenda akabeshya, akesikoka kugira ngo abone amafaranga. Muri Kristo Yesu nta escroquerie ririmo, muri Kristo Yesu nta kubeshya kurimo, muri Kristo Yesu nta rwango rurimo. Ubwo iyo wabigize bivuze ngo hari ukuntu uba witandukanije nawe kuri icyo kintu runaka, ukagenda ukajya gukora ibyaha. Muri inzira yiragororotse nta byaha birimo. Iyo wananiwe rero gukurikiza ya nzira y'ukuri igororotse, ukajya gukora ibyaha, bivuze ngo wavuye muri we ujya gukora ibyaha. Ntubeshye ngo uri muri we kandi hari ibyaha byakubonetsemo. Imana tugirire neza. Bageze hepfo rero ku murongo wa 7 batubwira ikintu cyiza, ngo ariko rero ngiyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo ari umucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Amarembo aracyafunguye. Birashoboka ko wenda wajyaga wisanga mu buzima bw'ibyaha, kandi ukavuga ko wizeye Kristo, ukavuga ko umukunda, ukabihamenya, ukaba mu magurupe yo gusenga, ariko ukaba ubayeho ubuzima butejejwe, ukaba ubayeho ubuzima bw'ibyaha. Bivuze ngo wahoraga witandukanya na Kristo. Ariko
ukurikije ukuntu ijambo ry'Imana ryanditse ku murongo wa 7 kandi ari naryo ry'ukuri, amarembo aracyafunguye. Yesu agutegeye amaboko ngongereza ufatanye nawe. Imana ashitugirire neza. Kandi amaraso ya Kristo arahari kugira ngo akwezeho gukiranirwa kose wagize witandukanya nawe, ukajya gukora ibitari muri we, ukajya gukora ibyo mwijima. Imana ashitugirire neza. Muri we gusa niho hari ubuzima bwejejwe mu buryo bwuzuye. Niba warakoze ibyaha bivuze ngo witandukanije nawe, ariko haracyari ibyiringiro. Amaraso y'ingajya twezaho gukiranirwa kwacu kose, ajya twezaho ibyaha byose iyo twemeye kugaruka muri we, twongera kwifatanya nawe, tukabaho ubuzima bwejejwe. Ubuzima bwejejwe bwakubera, ubuzima bwejejwe burashoboka iyo uri muri Kristo Yesu. Iyo wemeye kuguma muri we, ntujye kure ye, ntiwitandukanye nawe, ubuzima bwejejwe burashoboka muri we, ajya ashoboza abantu be. Imana yatugirire neza. Mwifurije kubaho ubuzima bwejejwe, ubisengere, ubiharanire, ubimaranire, Imana izagenda igushoboza. Urakoze cyane. Yesu aduhana umugisha.